nanjye azadusange duhagaze mu nzira nziza kugira ngo tuzamwereke iminyago myinshi twanyaze umwanzi Satani, maze atujyane mu ijuru atwambike ikamba ry'ubugingo. Umurongo w'Imana bizaba biruhanije cyane. Niyo mpamvu wowe nanjye twari dukwiriye kwibaza ngo mbese inzira zanjye zinezeza Imana? Niba zitanezeza Imana, kuko ni wowe uzi inzira zawe, nanjye nkaba nzi inzira zanjye, nitugarukire Kristo. Muraho neza inshuti z'umusaraba, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo mbese inzira zanjye zinezeza Imana. Mbere y'uko turiganiraho, reka tubanze dusenge Imana yacu kugira ngo idufashe kuryumva. Mwami Imana yacu, turagushimiye ko wabanye natwe mu minsi yose yashize, ugaturinda umwanzi Satani, kuko yaraturasheho ariko utubera amaso, uraturwanirira. Imyambi ye ntiyagira icyo dutwara, izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya rero tugiye kubongera kuganira ku ijambo ryawe. Ngwino ubane natwe, udushoboze, kandi ijambo ryawe rituvane ahakomeye, ritujyane mu gituza cyawe. Urakoze kubyumvise kandi kubidukorera nk'Imana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ijambo tugiye kuvugaho riravuga ngo mbese inzira zanjye zinezeza Imana. Wowe nanjye uzi inzira zawe, nanjye nzi inzira zanjye. Inzira nyuramo zirayinezeza, inzira nawe unyuramo zirayinezeza. Uribaza nanjye nibaze, niturangiza dusabe Imana imbaraga. Rero reka tubanze dusome ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cy'Imigani, igice cya 16, turahera ku murongo wa 25 dusoreze ku murongo wa 30. Imigani igice cya 16 turasoma duhereye ku murongo wa 25 dusoreze ku murongo wa 30. Dusome mu izina rya Yesu. Hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Inda y'umukozi niyo imutera gukora, kandi akanwa ke nako karamwaka. Ubwo akanwa ke niko kamusaba. Imburamumaro igambirira ibibi. Impamvu imburamumaro igambirira ibibi nuko ibura umurimo, nta kazi iba ifite. Kandi ururimi rwayo rwotsa nk'umuriro. Ni ururimi rw'imburamumaro rwotsa nk'umuriro, kubera ko nta kazi afite, nta kazi ari gutekereza ko gukora, ntacyo afite cyo gukora. Niyo mpamvu agambirira ibibi, rwa rurimi rwayo rukotsa nk'umuriro. Umuntu ugoreka ukuri aba biba intonganya. Muri iyi si hari abantu bagoreka ukuri, bo baba bari kwibwira ko ari byiza bari gukora, kandi mu by'ukuri bari kugoreka ukuri. Wa muntu ugoreka ukuri wese aba biba intonganya.
atandukanya kandi unegura mu rwongorero atandukanya inshuti z'amagara. Hari abantu banegurira abandi mu rwongorero cyangwa mu rwongorerano hirya no hino. Abo ngabo banegurira abandi mu rwongorerano, abo ngabo nta kindi bakora ahubwo batandukanya inshuti zari zikundanye, inshuti z'amagara. Umunyarugomo yoshya umuturanyi we kandi akamunyuza mu nzira idatunganye. Umunyarugomo wese yoshya umuturanyi we kubera ko amagambo ye ari amagambo y'urugomo gusa, aba ari koshya umuturanyi we. Uwica ijisho aba atekereza iby'ubugoryi. Umuntu wese wica ijisho kwa kundi yicira mugenzi we ijisho, nta kindi kiba kiri mu mutima we ahubwo aba ari gutekereza amagambo y'ubugoryi, agahekenya amenyo agira ngo asohoze ibibi. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ijambo turi kuganiraho riravuga ngo mbese inzira zanjye zinezeza Imana. Tumaze kureba aya magambo yanditswe mu Migani igice cya 16 ku murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 30. Hari abantu b'imburamumaro, abantu badafite akazi, abantu badafite imirimo. Abo ngabo bose baba bari kugambirira ibibi, abo ngabo bose baba bari kugoreka ibinyoma, abo ngabo bose babuze umurimo bakora, bagashaka gutandukanya inshuti z'amagara. Inshuti z'Imana, ntabwo dukwiriye kuba imburamumaro, ntabwo dukwiriye kuba abagambirira ibibi, ahubwo dukwiriye kuba abana b'Imana, abana b'Imana bahagaze neza, abagambirira ibyiza, abakorera Imana, abadateranya inshuti z'amagara, ahubwo abagarura inshuti z'amagara bagakomeza mu murongo w'Imana, bagakomeza umurongo mwiza. Rero reka mbahamagarire kuhagarara mu nzira y'Imana neza. Inzira zacu zikanezeza Imana, inzira zacu zigashimisha Imana, kugira ngo umunsi umwe Yesu Kristo naza aje kureba itorero, wowe nanjye azadusange duhagaze mu nzira nziza, kugira ngo tuzamwereke iminyago myinshi twanyaze umwanzi Satani, maze atujyane mu ijuru, atwambike ikamba ry'ubugingo. Reka rero turebe igitekerezo cy'abantu bamwe na bamwe bajya bibwira yuko bari mu nzira nziza kandi bari mu nzira mbi. Bakajya mu rusengero gusenga, bakazinduka, ariko bari mu nzira mbi. Umunsi umwe umupasiteri yagiye gusenga, ageze mu nzira akubitana na Satani. Satani ari kuzerera, aramusuhuza ngo uraho pasiteri. Satani azi yuko abakozi b'Imana hari abapasiteri n'abavugabutumwa. Pasiteri aramubwira ngo kwa Jinara Yesu. Yari yamaze kumumenya ko ari Satani, yari afite amaso y'umwuka. Aramubwira ngo uwo nawe uvuze nanjye ndamuzi, kandi ntabwo wantanze kumumenya, ahubwo ndi kubona ugiye ku rusengero. Nugera ku rusengero pasiteri, uze kunsuhuriza abantu banjye bari mu rusengero. Pasiteri aramusubiza ngo mbese ugira abantu mu rusengero? Ku rusengero ari urw'Imana, rukaba rusengerwamo n'abana b'Imana. Y'abana b'Imana bateranye, n'abanye baraza bagaterana nabo.
ngo mfite ibimenyetso bizakwereka abantu banjye bazaba bateranye mu rusengero. Uwa mbere, babandi uzabona basakuza cyane mu rusengero, abo ngabo narangije kubigarurira. Ntabwo bari abawe, ntabwo bari ab'Imana, abo ngabo ni abanjye. Pasiteri atangira gutega amatwi. Uwa kabiri, ikimenyetso kizakwereka uwundi muntu wanjye, babandi uzabona basohoka mu rusengero, barangije kwicara mu rusengero, abaririmbyi bari kuririmba, abandi bari kunezerwa mu rusengero, ariko bo bagatangira gusohoka mu rusengero. Ni njyewe uba wababujije amahoro kugira ngo batumva bya bindi biri kunyura mu rusengero, ngabasohora rero kugira ngo bataza gukizwa, bataza kubyumva, ngo bave mu murongo wanjye, ngahita ko mbasohora. Ikimenyetso cya gatatu nicyo cya nyuma kizakwereka abantu banjye, nuko uzabona babandi bari kugenda bongorerana, bari kugenda bavuga ubusa, abo ngabo nabo ni abantu banjye. Uzamenye neza yuko ahari abantu banyu haba hari n'abantu banjye. Rero nugerayo uze kubansuhuriza. Inshuti z'Imana, wowe nanjye tujya kujya mu rusengero tugasenga kandi tukanezerwa, ariko burya haba hari n'abandi Satani yamaze kwigarurira, imitima yabo idashobora guhinduka kubera ko Satani yamaze kuyicaramo, bamaze kumuha umwanya. Niyo mpamvu bajya bagenda bakora ibyo byose umwami wabo yabategetse gukora, bagasohoka bagasakuza bakavuga ubusa, bari kunegurira abandi mu rusengero, bakavuga ngo dore nguriya ngo yaje yambaye umwenda mushyashya, ngo nta kindi yaje mu rusengero aza yambaye umwenda mushyashya gusa, abaje kutwirataho ko ari umukire sinzi bikini. Abo ngabo Satani aba yararangije kubigarurira, kandi kugira ngo bazagaruke mu murongo w'Imana bizaba biruhanije cyane. Niyo mpamvu wowe nanjye twari dukwiriye kwibaza ngo mbese inzira zanjye zinezeza Imana? Niba zitanezeza Imana, kuko ni wowe uzi inzira zawe, nanjye nkabanza inzira zanjye, nitugarukire Kristo, dupfukame ku birenge bya Kristo, kuko niwe wenyine ushobora kuduhindura, ushobora kutugarura mu gituza cye, ushobora kuduhagarika mu nzira nziza, ushobora kuturwanirira. Kandi iyo amaze kuturwanirira, yagiye ku rugamba, byanze bikunze atahana intsinzi, kuko ni umwami utaneshwa, ni umugaba w'ingabo. Yagiye ku rugamba ararurwana agatahana intsinzi. Wowe nanjye rero nitumugarukire, nitumwegere cyane, dusenge kugira ngo aturwanirire urugamba rukomeye, aturwanirire urugamba wowe uzi n'urwo ntazi, kugira ngo tugaruke mu nzira ze neza kandi dutunganye. Umunsi umwe naza atungutse mu bicu, twese tuzamusanganire mu kirere tudakorwa n'isoni, ahubwo turi kumwereka iminyago twanyaze umwanzi Satani, turi kumubwira ngo Mana ngwino. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nyakuri, Imana nyamana, Imana ikomeye cyane. Yo wahagurutse gukora ntawe ugisha inama, ahubwo ugenda nk'Imana, ugakora nk'Imana, bikagaragara ko ari Imana yabikoze, kuko ntawe ugisha inama. Yo warambuye ukuboko kwawe ntawe uguhina,
iyo wakinze ntawe ukingura. Ngwino rero Kristo ubane natwe, utwereke inzira nziza, inzira dukwiriye kunyuramo, inzira itunganye, inzira y'agakiza, kugira ngo Mwami nungaruka kureba itorero ryawe twese tuzagusanganire mu kirere abumvishira ijambo, maze Kristo bazakwereke iminyago myinshi banyaze umwanzi Satani. Dusenze nizeye kubyumvise kandi kubidukorera nk'Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen.